Reka twongere tubasuhuze mwese kandi tubifurize kugubwa neza, tuvuge ngo amahoro y'Imana agwire kuri mwebwe aho muri hose. Imana ibahe umugisha rwose, turabakunda mu izina rya Yesu Kristo, kandi mu mpande muherereyemo z'isi, mu mirimo murimo itandukanye, abari mu murimo w'Imana, abari mu kazi ka leta, abacuruzi, abari mu mihanda muri gukora akazi ko gutwara abagenzi n'abatwaye ibinyabiziga byanyu, buri wese ubasha kutubona turagushuhuje kandi turakwiyegereje mu izina rya Yesu. Abari mu mujyi wa Kigali tubahaye ikaze muri iki kiganiro, ndetse abadukurikiye muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu, uturere dutandukanye, abari mu bihugu bikikije igihugu cyacu cy'u Rwanda, abari muri diaspora n'abandi mwese tubahaye ikaze, turabashuhuje kandi icyubahiro cy'Uwiteka kigwire muri mwe mu izina rya Yesu Kristo. Ni mu kiganiro ubuzima bufite icyerekezo mutegurirwa n'itorero Inkuru Nziza mu Rwanda. Nk'uko bisanzwe rero muri kumwe na Pastor Munyemana Protais na Pastor Peter. Reka tugusabe Peter nawe usuhuze abantu, Imana ikugirire neza. Turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, aho muri hose. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi tubashishikariza kugira ngo mube hafi yacu kugira ngo mwumve icyo Imana shaka kuvugana n'imitima yanyu muri kano kanya, kuko twabatumweho, Imana yabadutumyeho kugira ngo tuze uyu munsi duhanurire ubuzima bwanyu. Imana yacu nishimwe cyane, uhamagara abantu babiri cyangwa batatu cyangwa bane, ubabwire ngo shyira kuri ya upa wumve icyo Imana irimo ivugana nawe muri aka kanya. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Peter gusuhuza abantu ndetse no kubararikira, kubashishikariza kurarika abantu muri iki kiganiro cyangwa se muri iri teraniro. So bundi ubu si iteraniro, iri ni iteraniro ndetse riteraniyemo abantu benshi. Hari abazadukurikira bari kuri iyakure, hari abari kudukurikira live kuri televiziyo, ariko hari n'abazatubona kuri iyakure kuko tuba turiho kuri YouTube channel Ahupa Vision Radio Official. Birashoboka yuko ikiganiro kizakugeraho ku manywa cyangwa se kikakugeraho ninjoro, cyangwa se bitewe naho kizagusanga. Turagushuhuje kandi umugisha w'Uwiteka ukubeho mu izina rya Yesu. Wa mugani gira abantu uhamagara ubabwira uti shyira ku 129 kuri Star Time, hanyuma wumve ubutumwa Imana igutumyeho abakozi b'Imana, kuko turahangaha ku bwanyu. Imana ibagirire neza, kandi turabizi neza yuko hari ibyo Imana igiye gukora ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Hanyuma Yesaya yaranditse mu bice 55 umurongo w'10 aravuga ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka ntibisubireyo, ahubwo bikaza bigatosa ubutaka, bikameza imbuto, bigahereza umubibyi umusaruro, ngo ni nako ijambo ry'Uwiteka rizamera. Ni ukuri ngo ntago rizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza icyo Imana yaritumye, ndetse ngo rizakora ibyo Imana ishaka. Urumva rero ko iyo ijambo ry'Imana rimanutse riba rifite misiyo ku bugingo bwawe. Hanyuma ni ijambo ry'Imana tukuzaniye, ntago ari amagambo y'abantu. Amagambo warayumvise bihagije, ndetse hamwe yaragukomerekeje, ibikomere byinshi ufite wabitewe n'amagambo. Ariko Petero wa 2:19 haravuga ngo nubwo abantu bavuze ariko dufite ijambo ryahanuwe riruta yandi yose gukomera. Reka mumenyeshe yuko tukuzaniye ijambo ryavuzwe n'Imana riruta yo nyogosenge yavuze. Hari abavuze ngo nuzikamera nayimbwa, hari abavuze ngo ntacyo uzageraho, hari abavuze ngo ntibizakwemerera, hari abavuze ko ubuzima bwawe burarangiye. Hanyuma nkuzaniye ijambo rero rivuga ngo ubayeho. Imana iguhe umugisha. Iryo riravuguruza yayandi nakubuza kubaho, ariko tukuzaniye ijambo rikubeshaho mu izina rya Yesu. Turagukunda cyane wa mukobwa we, wa mama we, wa mugabo we, wa musore we, aho uri hose ku rwego rwawe, umuntu wese turamukunda kandi turi hano ku bwanyu. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Reka tugusabe mushumba Peter usenge Imana, hanyuma turangiza tuze tugezeho abantu insanganyamatsiko y'umugoroba. Twiteguye twubaha Imana dusenge. Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nyakubahwa Mwami Imana nzima, Imana ishobora byose, Imana igira neza, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, tuguhaye icyubahiro kandi turagushimiye. Tugushimiye ku bw'aka kanya keza wateguye, tugushimiye ku bw'aka gahe, tugushimiye ku bw'iyi
studio twicayemo, tugushime ku bw'ubwoko bwawe muri impande n'impande mu birere bitandukanye, abari burasirazuba iburengera bwaryo, amajyepfo, amajyaruguru, abari ku migabane itandukanye, umugabane wa Afurika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi, abo bose badukurikiranye muri kano kanya kugira ngo bumve icyo ushaka kuvugana n'imitima yabo. Ndakwinginze kugira ngo buri umwe wese mu rwe ruhande akumve nk'Imana, kubone nk'Imana. Uyu munsi wa none ibimenyetso byo gukora no gukomera kwawe bigaragare ku buzima bwe. Wanye buri imbaraga zose zabahigaga, izabarwanyaga, imyuka mibi y'uburyo bwose, imbaraga za karande, imbaraga z'abarozi, imbaraga zituruka mu buryo bwose butandukanye, izi mbaraga zose zicogorere munsi y'ukuboko kwawe gukomeye. Ureke ijambo ryawe ritambuke rigira umumaro mu gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza. Rigira ibyo rihindura mu buzima bw'abana bawe, rihindure mu mitima, rihindure mu bihugu, rihindure mu mibereho. Buri umwe wese ugiye kumvira ijambo akiri impinduka uyu munsi wa none, ubuzima bwe ntibugomeze kumera nk'uko bwari bumeze, ahubwo buhindurwe n'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ni ubuzima, ijambo ryawe rirarema, kandi ijambo ryawe tumaze kumenya ko rijya rivuguruza rigatesha agaciro ibyo abantu bavuze. Ntagire ikindi kigira umumaro muri kano kanya turetse ijambo ryawe. Duhagaritse imbaraga zose za Satani n'abadayimoni, dukubise hasi gukora kose ku mwanzi, tuzamuye ibendera ryawe ry'ubutsinzi, mwami w'abami, turishyize hejuru. Reka ubwami bwawe n'ingoma yawe bikomere, reka icyubahiro cyawe kiganze, reka ubwami bwawe buze mu izina rya Yesu. Utangirane natwe muri iki kiganiro. Pastor Munyemana Paul tumuhe imbaraga, umuhe amavuta, umuhe ubwenge n'ubuhanga bwo gusobanura ijambo ryawe, kandi nanjye ndiyingingiye kugira ngo mwami w'abami ijambo ryawe rigwire muri jyewe. Umpe imbaraga, umpe amavuta, umpe ubwenge, umpe ubuhanga, kugira ngo ijambo ryawe ritambuke kandi abo warigeneye kuryumva baryumve. Urakoze, nuhabwe icyubahiro. Nutangirane natwe, usozanye natwe, dusabye Imana Data twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Reka tuzamurire ibiganza rimwe dusohoza abantu. Turabasuhuje. Icyumweru cyari gitambutse tutari kumwe uko duherukana ku wa kane, tubana buri wa kane aya masaha ya saa 10. Murumva rero ko iminsi 7 abantu batabonana kandi bakundana ni igihe kirekire. Imana rero ibagirire neza kandi habwe icyubahiro ko yongeye kutugarura turi bazima, namwe muri bazima, kandi humura we ubona bitameze neza. Hari umuririmbyi ari mu mwuka yaravuze ngo nubwo bitameze neza none nejo bikagenda, aravuga ngo ntabwo babwibihe Yesu ari ku ngoma. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, niturangiza turahita tubabwira insanganyamatsiko. Daniel, ubuhanuzi bwa Daniel turasoma ibice 2 n'umurongo wa 21, hanyuma andi maverise turagenda tuyavuga kugira ngo muze kuyifashisha musoma cyangwa se musesengura icy'Imana iri kuvugana namwe. Haravuze ngo niyo inyuranya ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumva. Twongere tuhasome, niyo inyuranya ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma tukuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi. Murabizi rwose ntabwo ari ukwisegura, muzi neza ko tuzi kwigisha kuko tumaranye igihe. Ikindi kubwiriza nabyo murabizi ko tubizi. Hanyuma rero uyu mugoroba ntabwo tuje kwigisha, tuje guhanura, nta nubwo tuje kubwiriza, ahubwo dutumwe guhanurira ubuzima bw'umuntu dukurikiye. Aho uri hose n'icyiciro urimo, izina ryawe ryaba iry'abantu bakwise bari guhimbye n'iryo wiswe n'umuryango, uburyo waba uhagaze ubwo ari bwo bwose, iri jambo ry'Imana rirakureba. Nyamuna ntuze kwishyira mu b'Imana itatabarisha ijambo ryayo, kuko ikura ibishoboka mu bidashoboka, kandi iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. Nagira ngo winjirane nanjye muri iyi teme tukuzaniye. Imana ikugirire neza. Tuzanye ijambo rivuga ngo injira mu bihe bishya. Peter mvuze ngo iki buriya? Kwinjira mu bihe bishya. Ndiho ndabwira uyu muntu ko tumuzaniye ijambo rivuga ngo yinjire mu bihe bishya.
injira ave mu gihe ajye mu kindi. yes ni ukwimuka. muri make tuzanye ijambo ry'Imana rije kukuvana mu gihe rikujyana mu kindi. oya bivuga ngo tuje kukwimura. ni ikinyarwanda cyiza, tuje kwimura. uyu mugoroba tuje kwimura. iri jambo ry'Imana rije kukwimura mu bihe. wa mumama we, iri jambo rije kukwimura mu bihe, urasabwa kuryizera kuko Yesu we yaravuga ngo genda bikubera uko wizeye. kandi nutizera ijambo ry'Imana ukizera amagambo uzahomba. kuko ibyo abantu bavuze ku buzima bwawe, byaba bibi byaba byiza, nta na kimwe cyasohoye kuko nta muntu ujya usohoza. Imana niyo isohoza imigambi yayo ku buzima bw'umuntu. noneho rero izera ijambo ry'Imana rije guhindura amateka y'ubuzima bw'abantu bagahindura amagambo. Imana ivuganye nawe ngo ije kukwimura uyu mugoroba, kandi ije kukwimura mu bihe. umaze iminsi uri mu bihe by'agahinda, Imana ije kukujyana mu bihe by'ibyishimo. umaze iminsi uri mu gihe cy'umubabaro, Imana igutwaye mu gihe cy'ibyishimo. umaze iminsi uri mu gihe cy'ubushomeri, iri jambo rije kugutwara mu gihe cy'akazi. umaze iminsi mu gihe cy'inzara, Imana ikujyanye mu gihe cyo kurya. umaze iminsi mu gihe cy'uburwayi, Imana ikujyanye mu gihe ariko Mana yanjye rino jambo ndiho ndaryumva jewe. Sinumva watangiye guhanura. natangiye guhanura. Sinumva urimo babwira wowe barabyakira. mwakira ubuhanuzi. niba bwakira. Mana yatangiye kuvuga. kuko reka tumenyeshe abantu ko tudashobora kuzana ibintu bitabanje kudufasha twebwe. kuko kugira ngo ibi bintu mbizane mbashe kubikugezaho, mvufate icyemezo mvuge ngo iri jambo niryo njyanye kuri televiziyo kuribwira imbaga, nuko iri jambo riba ryanyubatse. ubu buhanuzi Imana yamaze kubuvugana natwe bwacu imaze kutubwira ko ije kutwimura ikatuvana mu gihe ikatujyana mu kindi gihe. kandi duhita twibuka koko hari igihe turimo ndetse tumazemo iminsi rimwe na rimwe tutifuza no kugumamo kuko tuva mu bwiza tujya mu bundi. iri jambo jyewe na Pastor Peter twaryizeye, tumaze kuryizera twumvise ko rigomba kudukorera uko byagenda kose, dufata icyemezo turavuga ngo ubu buhanuzi tujye kubuhanurira abakunzi ba Ahupa Vision Radio. ahubwo bazi ko tumaze iminsi turi mu bihe byo kwigisha. tumaze iminsi turi mu bihe byo kwigisha no mu bihe byo kubwiriza. yego, ariko twinjiye no mu bihe byo guhanura. none twebwe urumva ryatangiye twebwe ryatangiye kudusohoraho. ko batumenyereye hano batuze kubwiriza, batuze twigisha, ariko iki ni igihe cyo guhanura. ariko tuje guhanura mu izina rya Yesu. wazana ngo abantu badukurikiye bakira ubuhanuzi. Imana ibaho umugisha. rero insanganyamatsiko iravuga ngo injira mu bihe bishya mu izina rya Yesu. ariko Peter, ubundi buriya ibihe ni iki? kugira ngo abantu babashe kumva ko tuje kubwira abantu ngo Imana ibajyanye mu bihe bishya, binjire mu bihe bishya, ubundi ibihe ni iki? ese buriya mvuge ngo ibihe byaterwa nuko umuntu abibona. mvuge ngo ibihe ubundi igihe ni umwanya uhagazemo. igihe ni ahantu. igihe ni ahantu. ni place. cyangwa igihe gishobora kukuvana aha kikakujyana ahandi. buriya wavuga ko igihe ari iminsi ubwo yaba agiye kure. igihe nabyo byashoboka. igihe ni iminsi. none se ijambo ry'Imana mu Efeso ntirivuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi? mwese ubwo si mu gihe kibi, si mu gihe umuntu ari mu bibazo, mu gihe umuntu ari mu kaga, igihe umuntu yapfushije, igihe umuntu yarwaye, igihe nicyo uhagazemo. igihe nicyo uhagaze. reka tubwire ngo abantu ko ubusobanuro bw'igihe ni aho ngaho uri. aho ngaho uri mu gihe icyo uhagazemo ni igihe. niba wicaye mu modoka uyitwaye, icyo nicyo gihe cyawe. uzi impamvu igihe ari iminsi? umunyarwanda umwe yaravuze ngo iminsi irashira indi ikaza. bivuga ngo niba iminsi ivaho irangira hakaza indi, ni ukuvuga ngo kandi umunsi wose urangira mu gihe. ugendana ni mu gihe. bitangira ari mu gitondo saa 12 bigasoza nimugoroba cyangwa saa 6 z'ijoro. ubwo icyo gihe kikaba kijyanye n'iki n'uwo munsi. bishaka kuvuga ngo umunsi uhagazemo nawe ushobora kuba iki? igihe.
Okay. Buriya umwana we wise umubyeyi wise umwana we bihe ibindi yarashatse kuvuga iki? Nibihe. Bivuga ko ibihe bimwe bivaho hakaza ibindi. Yaravuga ngo ibihe bihereza ibindi. Na Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo mu minsi ya nyuma ngo hazaza ibihe birushya. Uretse iyi minsi turimo, iyi minsi nivaho. Mu yindi minsi turi kujyamo hazaza ibihe birushya. Ibindi bihe birushya. Mubwiriza naravuga ngo ikiriho none n'ejo cyahozeho. Noneho ngo Imana ikagifata ibintu byatambutse ikongera ikaba ari byigira gute igarura. None se iri jambo dusomye wenda kugira ngo tuze twinjiza abantu mu buhanuzi neza, iri jambo dusomye rivuze ngo niyo inyuranye ibihe, urarivugaho iki? Ninki ntabwo twigeze tuyisoma, twanditse ngo twasomye ngo niyo inyuranye ibi. Nagira ngo uyibwire aba bantu iyo ngiyo ibinyuranya, hanyuma numara kubabwira iyo ariyo ubabwire n'ibyije kunyuranya. Reka nanjye nyivuge nk'uko wayivuze, yivuge naho kuyivuga nyikuye mu mutwe. Haleluya. Ahubwo nyivuge nyikuye mu ijambo ryayo. Yikure mu ijambo, yikuraho iri. Iyo dusomye ijambo, iyo dusomye Bibiliya, yego, igitabo cy'ibyahishuwe ibice bya 21 n'umurongo waho wa 5. Ibyahishuwe 21:5. Hari ijambo rivuga ngo iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti andika kuko aya magambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri. Sibyo? Yego. Ni yicara kuri ya ntebe. Ubwo ni ukuvuga ngo ni Imana. No witeka. Niyo yavuze hariya kwa Daniel se negarutse kuvuga mu byahishuwe. None se hariya ntabwo uzi ko byari byagenze. Iki ni igihe umwami yari yarose inzozi. Yego. Amaze kurota inzozi ngo arazibagirwa. Kandi zimuhagarika iki? Umutima. Bitewe n'igihe yari arimo. Ziramuzengereza mu buryo bushoboka bwose. Umwami arareba abona icyo gihe kitamuhaye amahoro kandi abona kitamuhaye umutuzo. Kuryama biramunanira, kwicara biramunanira, icyo ni igihe. Kurya biramunanira, kuririmbirwa biramunanira, ibintu byose biranga. Bimaze kwanga ajya gushaka abagabo barimo ubwenge nk'ubudutuye mahanga. Haleluya. Arababwira ati narose inzozi kandi inzozi narose nazibagiwe. Kandi niyo wagize gute? Wazirose. Ahubwo ati mumpamagarire abakarudayi, mumpamagarire abapfumu, mumpamagarire abanyabwenge n'abakonikoni, mumpamagarire n'abagabo bitwa n'abacumi, mumpamagarire n'aba Daniel, abahanuzi, baze bambwira ibi bintu ibyari byo, bambwira ibyo narose kandi bambwira n'ubusobanuro bwabyo. Urumva? Arangije barabatumira. Bahageze baramubwira batumva tukubwire mwami Nyagasani. Haleluya. Turotorera inzozi warose hanyuma tukubwire ubusobanuro. Arababwira ati ntazo nibuka nibwo bigomba kuziroto. Ariko batese ibi bintu sibyo gushaka kutugerageza no kutuzengereza ibintu wowe udashoboye, urabona twebwe twashobora. Tubwire twanduranye. Tubwire hanyuma none natwe dutanga iki insinzi. Umwami barabinanirwa. Babinaniwe barababwira tumva rero ukuntu bimeze. Ntacyo mukimaze. Nta gaciro mu gifite. Nabimenye ko mushaka kugamba. Mwagiye inama yo kumvurika no kumbeshya kugira ngo iki gihe ninjiye mu kimpitare. Rero kiraza kuza kumpitana ariko mutakigize gute? Mutagihari. Murabanza mugende. Aravuga tubukano ka kirabakoraho mbere. Ati tegeko rigomba gutangwa mu kico mu karimburwa. Umugabo baramubwira bati ibintu warose nta mana zibana n'abantu. Haleluya. Zishobora kubakana gute? Nta mana. Bamenya. Ariko se ukiraho ubwo urashaka kuvuga ko nta mana zibana n'abantu zashobora guhindura ibihe? Ntibibaho. None se abagabo ntibari abanyabwenge, ntibari abahanga. Sawa. Ntibari abahanga. Mu mavuta rero. Baramubwira batumva wa mugabo we Nyagasani. Imana urazifite hano agahikiro tuwege tugenda no gukora. Ariko baramubwira ngo izi ngizi tubana nazo hano. Ibi bintu nizibasha kugira ngo zibishoboye. Baba ikintu gishobora gukemura ibi bintu. N'Imana zitabana n'abantu. Kandi zitaba mu bantu. Zifite. Ntabwo bishoboka rero. Ariko mvugira ngo amen. Hari umugabo ufite Imana itabana n'iki? Itagaragara. Wone Daniel. Daniel amenya amakuru.
aravuga ati turabakenguje neza tumaze kumenya imbaraga zibatuyemo ko zigize zingana. Aba nka wa mugabo wagiye gutata yari kubavuze ngo abantu twababonye nta kirengera bagize gute bafite, nta kintu kibakindi, imbaraga zibakinga. Uwiteka kitwishimira abo tuzabarya nk'imitsima rwose. Ahita akata atumaho umwami aravuga ati mugende mu mubwire ngo baho umunsi umwe gusa. Bagiye kureba ba Daniel babwira bati rero igihe cyageze muze mujye gupfana n'abandi. Ese abantu barapfa twakoze umwami yararose none inzozi zananiza gisobanura arangije ngo ari arabwira ati noneho ubu ngubu mugende ntacyo ni mu njyane. Baragenda ageze imbere y'umwami, umwami arabimubwira amaze kubimutekereza nyine avuga ati nyihera umunsi umwe. Haleluya, nyihera umunsi umwe wonyine gusa. Daniel ahita ajya kuyihamagara, ya yindi inyuranye ibihe, ya yindi ihindura amateka abantu bagahindura amagambo, ya yindi ifata umukobwa ikamuhindura umugore, ya yindi ifata umusore ikamuhindura umugabo, ya yindi ifata igitoki cy'amakakame ikakibyaza umuneke, ya yindi ifata ibintu bisharira ikabihindura ibiryohere, ya yindi yafashe Peter w'umusinzi ikamuhindura umupasiteri, ya yindi yafashe kwa kundi nari meze narazeze ngaho rwose yivuge ngo byose irabihindura bishya. Ubu yirebye n'ibyanjye byarahindutse bishya cyane. Haleluya, byahindutse bishya. Ariko ubundi abantu ntibashaka banakwigireho. Ubundi tubirirwa tujya kure kubera iki abantu bakwigiyeho ko twasomye ijambo ry'Imana, abantu banakwigiye ko nawe byahindutse bishya. Umva ijambo ry'Imana ko nari. Haleluya. Mu Efeso n'ibice byaho bitatu. N'umurongo wa 21 iravuga ngo ibasha cyane. Ibasha gukora cyane. Haleluya. Ibirenze twebwe ibyo dusaba n'ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zigera zidukorera. Iyi ngiyi turimo tuvuga inyuranye ibihe, iyi ngiyi tuvuga yinjiza abantu mu bihe bishya, ibifitiye ubushobozi, irabishoboye ibyo abantu batatekereza. Ngewe reka ngusetse, ba sister banje bajyaga bagira gutya babaza ngo se kana karaho, nkabwira bati yarapfuye byararangiye kandi uri hose narindi. Ariko se koko utabeshye barakubitse kandi uharuhumeka narindi nariho bitewe n'ibihe narindi, ariko barakurebaga bakabona umeze nk'uwapfuye, babonaga ameze nk'uwapfuye kugera ku rwego bavuze bati ntawe uhari. Ese wewe undi ureba koko turetse ko yenda twahuye Yesu yaranyinjije mu bihe bishya, wagira ngo iyo tuza kuza guhura icyo gihe no kunyemera ko tugenda nanjye nari kukubika ariko jyo nyikanga koko ntago ibintu byari neza. Ariko ndashima Yesu ujye uhindura ibihe abantu bakinjira mu bihe bishya. Hari agakorasi twahoze turirimba ejo mu giterane cy'imisagara, turarikire n'abantu igiterane kiri cy'imisagara ku itorero ry'inkuru nziza aho rwose uzamutse kuri national. Hari igiterane kiza cyane cy'amasengesho y'iminsi 7. Reka turarika abantu muri mu mujyi wa Kigali rwose, Abanyarugenge, Abakaruruma, Gasyata nabo hirya zabwera mvura, abantu ba Gasabo, Kimiro, ahantu hose aho mwa muri hose ni ukuri Kimisagara hari igiterane cy'amasengesho kiryoshye kizasoza ku cyumweru rwose. Hari ibihe byiza. Ejo nijye wari uyoboye kiriya giterane, Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Twari turi kumwe na Pastor Rubare, twari turi kumwe n'amakorari atandukanye, korari Enhakori yo kuri Eperi n'andi makorari. Hari ibihe byiza bizasoza ku cyumweru. Nyamuneka abantu muri mu mujyi wa Kigali mwitabira igiterane kiri hariya, abantu bariho barabahohokera. Hari ijambo ry'ubugingo, hari ijambo ritera imbaraga, hari ijambo ry'amavuta, hari ibihe byiza. Ubwo Imana irimo irenjeza abantu nawe. Yes rwose ni ukuri. Iri jambo rwose baririmo neza. Imana iri gushyira abantu mu bihe, iri gushyira abantu mu bihe. Igiterane gitangira saa 9 kuva ku wa mbere, gitangira saa 9. Ejo ku wa gatatu cyatangiye saa 3, twagishoje nimugoroba saa 12. Abantu bari banze no gutaha bitewe no kubohoka kwari guhari, bitewe n'ibihe abantu bari kwinjira mu bihe bishya. Hanyuma uyu munsi ni saa 9, ejo ku wa gatanu ni saa 9, ku wa gatandatu ni giye uzaba mbiyoboye guhera saa 3. Turiho turasoni imbese muri Makimana ndi kudukoresha mu kwinjiza abantu mu bihe bishya. Hanyuma ku wa gatandatu ndakuraritse wowe unkunda uze kumpamagara kuri iyo telefone ubona kuri ekara yawe, niba utasobanukiwe, niba ujya wifuza ko twahura tugasengana. Noneho niba ntari kuzakwemerera bitewe n'impamvu z'umurimo wanjye mugari w'Imana inkoresha hirya no hino mu gihugu, hariya urambonye uzambwire ngo nakubonye kuri televiziyo. Hanyuma aho ngaho serivisi yose uzaba ushaka nzayiguha kandi tuzinjirana mu bihe bishya mu izina rya Yesu. Wowe tuzahahurira ku wa gatandatu saa 3 nzaba nahageze, kandi ugeze umugisha uko tuhahurira mbere nabanza nkakwakira, hanyuma tukaba
tukabanza tukareba niba hari ibyo hari imigozi twabanza gushwanyaguza tukinjira mu gihe cy'iteraniro wamaze guhinduka mushya. Ndakuraritse wa mumama wa mukobwa we, hari abantu twari turi kumwe n'umugoroba amateraniro abangiye badushatse rwose nk'abashumba baratubwira bati twabohotse, hanyuma barimwe barirukanka bajya kuzana amapasiporo yabo mu mago, tuvuye mu mago tuzanye amapasiporo yacu, muduhe visa, kandi twavuye dusenye izo visa, twavuye twizeye, kandi uko Yesu yavuze ngo bitubere uko twizeye ko ziriya visa zizabona akazi mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bazanye amadiplome turasengera. Pastor Daniel uyoboye ririya torero ry'inkuru nza rya Kimisagara twari turi kumwe, ari mu bihe byiza, n'umushumba wuzuye ijambo ry'Imana, n'umushumba uri gufata abantu akabinjiza mu bihe. Nyamuneka bantu b'Imana, Kimisagara ku nkuru nziza aho ngaho haruguru urusengero rwa Deperi rwo Mukove, hari ibihe byiza, munyarukireyo. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Yego nari nkikubwira iyi Mana tuvuga ko ibasha gukora cyane ibiruta. Umuntu umwe yigeze kuririmba ngo hari igihe amateka yawe yahindurwa ukava mu bihe wari urimo ukajya mu bindi. Yego Pastor, natangariye Imana. Iyi Mana ni ishobora byose koko. Jewe abantu bari baraciyeho akarongo, kuko niba ari umuntu warunyweye nararunyweye. Uravuga urukisi urwagwa se? Naraceje ndazinywa. Rw'ibitoki? Aya nagireho umugisha. Wanyweye byeri? Nagireho umugisha nanyweye byeri. Narayinyweye mu buryo bwose bushoboka, yivaho igihe kiragera. Ariko uwanywaga nk'amacupa abiri ukayamara? Ntago nabara kuko ngiye amafaranga nayabaraga mu magazi. Muri make ntiwigeze utunga amafaranga wabaraga amagazi? Ntago nabaraga amagazi. Iyo yabaga atuzuye igaziye ubwo ntiyabarika? Oya, amafaranga yose no mu magazi ye yabaraga ubwinshi, amakeya ni igazi imwe, amenshi nabiri. Hanyuma yandi atubutse ubwo ni nk'ikamyo, kuko iyo nabaraga mu bwinshi bwazo. Narazimeye mu buryo bwose bushoboka, ndangije izo ngizo ndazireba, maze kuzireba ndavuga ntizizurufura singishoboye. Ninjira ku gahiye, kandi gahiye ndagasoma mara mu ndarashyuha, ibifu birapfuka, kukarekura bigera gute biranga. Ariko igihe kiragera Imana iraza nyinjiza mu bihe bishya. Wari umusinzi mpinduka umusenzi, wari umuvumbyi mpinduka umuvuga butumwa. Ibihe bishya mbangize gute byinjiye ubu ngubu birimo. Hari ijambo rero Yesu yavuze rero mu Heburayo, ngira ngo ni ibice ni 2:18 kabiri ni 2:18. Wahavuga nta kibazo. Havuga ngo ubwo yarajwe no kugeragezwa babasha no gutabara abageragezwa bose. Bari kugeragezwa rwose. Ngewe mu bantu babaye mu bihe bikakaye, mu bihe bigoye, mu bihe biserereje, mu bihe bibabaje mbamo. Ariko niba ari umuntu uri mu bihe bishya, Imana yinjije mu bihe bishya, nanjye ndimo. Nawe ubwawe uriso. Ndatuje, umutima wanjye uratuje, ndanezerewe, umudamu aratuje, abana baratuje, ibintu bimeze neza. Nabashiki bawe ntibakivuga ko wapfuye? Oya, ubu ngubu basigaye bavuga bataraho ni pasiteri n'umukozi w'Imana. Iyo ufite ikibazo ahubwo bararika abantu akabwira ati muze abasengere kuko Imana yamuhinduye namwe. Haleluya. Yamuhinduye. Ubwo urumva ntuye mu bihe bishya rero. Uri mu bihe bishya. Kuba rero ngiye mu bihe bishya, ko nagutereka mu bihe bishya ntabwo ari iki, ntabwo ari ikibazo. Kubirimo ko haze uburyo ibihe bishya ndabizi. Reka rero tubwira pastor, nabaye no mu bihe byo kwambara ubusa, nkajya mfata ipataro nkayambara ku buryo ushobora kureba, wareba isura, wareba ikiremo kiriho, wakibaza ubwoko bwayo ntugire gute, ntumenye uko nayiguze se, ariko urabona ibihende nzi kujyanisha. Oya, wambaye se ni pantara idodesheje urudodo rw'umufuka, iteye ikiremo cy'igikoyi, ikaba ari ikoyi tugatara ikiremo cy'igikoyi. Yesu tuvuga arashoboye, azi kwinjiza abantu mu bihe bishya. Haleluya. Nabayeho ubiye bikomeye. Oya, uva kuri urwo rwego rwo kwambara ipantaro iteyemo igikoyi ugera ku rwego rwo gutwara imodoka yawe mu mujyi wa Kigali irenze imwe, ugera ku rwego rwo kuhatura, ugera ku rwego rwo kuba umushumba, none ugize ku rwego rwo kuza kuri televiziyo kugabura iby'Imana. Ndakomeye ejo bundi ndurira indege ku kibuga Kanombe nzenguruke imigabane yose. Uragenda. Ubwo mba nari mu bihe bishya. Oya, uri mu bihe bishya. Iyi Mana turimo tuvuga igize gute irashoboye. Iyi Mana irashoboye. None reka tubwire abantu ngo iyaguteruye ikagutereka mu bihe bishya, hanyuma ntaho yagiye iracyahari. Nabije kubatereka mu bihe bishya mu izina rya Izi nzara yari yaranyeshe. Nari meze nka yamaganya Yeremiya avuga ngo inzara yagize gute, yaratwokamye, avuga ngo turirabura nk'inkono iteka. Hari igihe inzara ikwica
ukirabura ariko ubu ngubu mushumba ni ukuri ndigaburira nkagaburira n'abandi. Haleluya. kubera ko Uwiteka yatwinjije mu bihe bishya. ibi bintu ntabwo ari ukwirata ahubwo dukwiye kubivuga kuko hari umuntu ushobora kumva ashonje yambaye ubusa. ibi ntawabitindaho n'uwabitindaho byakisobanura ubwabyo kuko ijambo ry'Imana riravuga muri Malaki 3:16 ngo maze abo bahuga Uwiteka baraganiraga Uwiteka akigira hafi akumva. Nubwo twaba turi kwigana ariko duhana ubuhamya bw'iby'Imana yakoze ku buzima bwacu. Ni ukuri Imana yakigira hafi kumva kandi yarangiza ikumvikanisha n'ibyo turi kuvuga. Ntabwo tuza ahangaha kuri televiziyo kwiyemera ahubwo tuza kubwira abantu imbaraga z'Imana kuko ntabwo ari twebwe twabyishoboje kuva hahandi twari turi kugera aho tugeze. Iyo tuza kuba ari imbaraga z'umuryango wacu cyangwa zacu tuba twarabikoze kera tutiriwe tuba muri byabi. Ariko ikigaragaza yuko atari twebwe ari Imana nuko hari igihe twabibayemo tutabishaka tukaza kubivamo tutabigizemo n'uruhare. Ni ukuri ari imbaraga z'Imana. None sugira ngo jya ruhare nigeze ngira ntarwo ahubwo ikintu nagize kugira ngo mve mu bihe nari ndimo nagize ubushake. Haleluya. hanyuma ngize ubushake gukora ku bw'Imana kuko ndabyibuka nijoro rimwe ndyamye najyaga ndwana no kuri buryo nakwigobotora muri ibyo bihe ariko ngasanga igihe cyo kubivamo Uwiteka ataragera gute kitaragera. Ijoro rimwe ndyamye ndababara ngira agahinda ndarira mbwira Imana ndayibwira nti Imana nashatse kugukurikira kugira ngo nkure muri ibi bihe biranga. Ari ijambo riri muri Yeremiya rivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye. Ntabaza Imana Yeremiya 33. ndabwira nti ibihe ndimo ni ibihe bindemereye ni ibihe bingoye ni ibihe abantu barimo kumvuga ni ibihe abantu bihebye ni igihe umuryango ubona ko ntacyo nkimaze ndetse n'igihugu ntacyo nkikimariye nirebye n'itorero ntacyo ndimariye nanjye ubwanjye ntacyo nimariye. Iryo joro nibwo Imana yansanze. Haleluya. ngo Pierre ubwawe iragusanga irambwira ngo mva ndakugose imbere n'inyuma. Haleluya. Irambwira ngo ngiye yivuganira nawe ndakugose. Irambwira ngo hereye uyu munsi ngiye kukwinjiza mu bihe bishya. Haleluya. Mushumba icyaka cyahise gishira. Ni ukuri pe icyaka kirashira, icyorezo cy'icyaka kirashira, bya bindi byose birashira, ninjira mu bihe bishya. Kuva ubwo kugera uyu munsi ndi mu bihe bishya. uri mu bihe bishya, mu bihe by'amashimwe, mu byo guhesha Imana icyubahiro, mu byo gushira izina ry'Imana hejuru, ndi mu bihe byo gufata neza umuryango wanjye, ndi mu bihe byo kugira umumaro igihugu, kuko niyo turimo tubwiriza ubutumwa bwiza na bya bindi dukora mu muryango hirya no hino, ibyo byose nibyo guhesha Imana icyubahiro no gutuma igihugu cyacu kigira agaciro. Imana yacu nishimye. Ubu ngubu kuba ndi mu bihe bishya ndo mumaro, uruwo mumaro. Imana ihabwe icyubahiro. Reka tubwire abantu ko yahinduye amateka y'ubuzima bwawe ikakwinjiza mu bihe bishya, nabo ije kubakorera nk'icyo yagukoreye mu izina rya Yesu. Nawe zisoma ijambo ry'Imana mu hari igihe abantu bashobora kuvuga batari ko se ubundi ibyo ngibyo byashoboka gute, ariko hari umuntu Bibiliya iravuga padiri wakunda kuvuga ngo nk'uko ibihe bihora bisimbura n'iteka, kandi ntago ari we ahubwo nawe yarabisomye. Ijambo ry'Imana waze soma ahangaha mu mubwiriza ibice 3 haravuza ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Mubwiriza 3 ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite igihe gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana guhana amacesi, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo bintu barabyumvise. Ubwo se ibyo turimo tuvuga si ukuri? Ni ukuri. Noneho reka duhite tubwira abantu bari mu bihe bibi. Ntabwo twebwe twajya kurondora ibihe biba abantu barimo, kuko umuntu dukurikiye uwo ari wese azi igihe ahagazemo. Reka tumubwire ngo icyo gihe tutavuze tutanamenya,
kuko nubwo twakimenya twebwe ntacyo twagikoraho. Ijambo ry'Imana ryamaze kugihishurirwa, rirakizi, ryakibonye, ryabonye igihe cy'agahinda umazemo iminsi, ryabonye igihe umaze iminsi wihisha munsi y'urutarango y'igitanda ngo umugabo araje, cyangwa mu nguni wumvise ijwi rye ngo yasinze. Imana yamaze ijambo ry'Imana ryamaze kubona icyo gihe cy'amadene arambiranye, yamaze kubona icyo gihe cy'ubushomeri kandi warize ufite diplome ahantu hose warazengurutse depoza bikanga. Yamaze kubona icyo gihe cy'uburwayi, yamaze kubona icyo gihe Satani amaze iminsi agukina ku mubyimba, yamaze kubona icyo gihe cy'intambara ku buzima bwawe, yamaze kubona icyo gihe cy'ubupagani n'igihe cy'ibyaha, yamaze kubona icyo gihe cy'intege nkeya wibereyemo. Imana y'amahoro iratuzanye ngo tuze kukubwire yuko icyo gihe urimo Imana igihinduye, ikwinjije mu gihe gishya mu izina rya Yesu. Niba ubasha kubyakira, uze kwandika muri message kuri iyo telefone uvuge ngo amen. Telefone ni 0783304991. Niba utanyizeye ukaba wumvise iri jambo, wohereze message kuri iyo telefone utubwire icyo twagufasha gusengera, kuko twebwe dufite ubuhamya bw'aho Imana yadukuye n'aho itugejeje. Kandi byonyine no kuba turi aha ngaha uriho ubasha kutwitegereza aho waba uri hose, ubu uwo ari we wese twamuha linki, waba ari muri Amerika, umugabane uwo ari we wose, ubu ngubu twabasha kuwigishaho. Iki nacyo ni kigaragaza ko hari ibihe Imana yanyuranyije, ariko turashimira Imana ko twicaye aha ngaha hari n'abazi ubuhamya bwacu bw'ejo hashize, hari abantu bazi ibihe byacu byo hambere, ariko turashimira Imana inyuranye ibihe mu izina rya Yesu. Yanyuranyije ibihe byacu, nawe iratubwiye ngo tukubwire ko ije kugushyira mu bihe bishya. Injira mu bihe bishya mu izina rya Yesu Kristo. Mushumba Karame, iyo usomye igitabo cya Ezekiyeli ibice byaho 21 n'umurongo wa 31. Ezekiyeli 21 31 haravuga ngo ntago bikomeza kumera. Ezekiyeli 21:31. Hasome. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ni kumwami Uwiteka avuze, ikureho igisingo, yego, wiyambura ikamba, yego, ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Uhagarariyeho ngo ni kumwami Uwiteka agize gute avuze. Uwo si njyewe ari mabwirike ko turimo duhanura. Umwami Uwiteka. Ubu ni umuntu ndimo mbwira. Yego. Imana irimo ivugana nawe. Yego. Kuko twaje guhanura. Iravuze ngo ni kumwami avuze. Uwiteka. Ngo ntago ngwiyambure, ikureho igisingo, wiyambure ikamba, ntago bikomeza kumera, ntago bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Igisigo cyari cyo ahangaha igisingo kivugwa ni ubu bwoko bw'Imana bwari bwaragomye. Imana yashakaga kunyuranya ibihe by'umurengwe barimo ngo ibereke yuko umurengwe bafite izawubakuramo, bakava mu bihe by'umurengwe bakinjira mu bindi bihe, kuko bari baragomeye Imana. Imana yari igiye kubakuraho igisingo cy'ubwami bari bafite n'ikamba ry'icyubahiro bari bambara. Iravuga ngo none ikureho igisingo wiyambure n'ikamba, nakurakariye, ntabwo ukomeze kumera nk'uko byari bisanzwe. Ariko cyari kiri hasi, cyari hasi ugishyire hejuru. Niho nyine nashakaga cyari hejuru gishyire, kimanure gicishe bugufi. Ntabwo ntibikomeza kumera, ntabwo bizakomeza kumera uko byari bisanzwe. Urabona abo bantu bari bari mu gihe cyo kidamaraye, sibyo? Imana irabareba, turavuga kwinjira mu bihe bishya. Haleluya. Imana irabareba, imaze kubareba ibona igihe barimo ni igihe cyo kudamara, ibona ni igihe cy'umurengwe, ibona ntabwo ari igihe kinejeje. Iravuga ngo igisigo cyari kikuriho ngiye kukigukuraho, sibyo? Hanyuma nimara kukigukuraho uce bugufi, winjire mu bihe bishya. Hanyuma turimo dusoma ijambo rya muri Daniel, yavuze ngo niyo yimika abami. Hano we yaravuze ngo irazamura, yarangiza ikuri kuzimu, yarangiza igashyira umuntu. Imana yacu nesha. Haleluya, haleluya. None iyo ukomeje hari ijambo rivuga ngo ibyo ngibyo nzabyubika, ntibizongera kugira, ntibizongera kubaho. Imana ihemba. Ubwo ibyo Imana yavuganaga nabyo byari biriho muri icyo gihe. None nanjye nagira ngo mbwira
babwira abantu babwire ngo ntabwo bikomeza kumera nk'uko byari bimeze. Haleluya. Reka abangaba babyakire. Wari wihebye ntabwo akomeza kwiheba, ntabwo biri bukomeze kumera nk'uko ari Imana bisanzwe ije kubinyuranya. Imana yacu neshi. Haleluya. Yararagarira ntabwo akomeza kurara ari bagiye kurara seka. Bari mu bitaro ababazwa n'umubiri ntabwo akomeza kubabazwa n'umubiri. Kuvuga ngo iri jambo no mu bitaro rigiye ahantu hose bigenda bikagera. Himbazwe mu izina rya Imana yacu neshi. Yego. Haleluya. Iminsi Satani yari yarabageneye kuryama mu bitaro Imana irarangiye mu izina rya Yesu. Imana himbazwe. Bari mu bihe by'uburibwe. Haleluya. Mu byo gusharirwa mu gihe cyo kwiheba bumva biyanze bumva nta byiringiro bagira. Haleluya. Imana ibagaruriye ibyiringiro. Imana yacu neshi. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana yacu neshi. Abadamu bari bicaye mu ngo babara iminsi bicaje itako rimwe ndiho ndababwira ngo nibicaze yombi. Bicaze yombi se? Bicaze yombi. Ziko bivuze neza. Bicaze yombi. Amabuno yombi. Araba bicaje rimwe. Avuga ati ibihe ndimo biranyereka ko ngiye kujya ndagiye. Yicaje agatako kamwe. Ndagiye. N'abagabo nabo kandi ngo basigara bagenda. N'abagabo bategura udukote. Yego. Dakote. Umugabo tuko byagenda. Ukabona umugabo ahetse agakapu nk'umunyeshuri ugiye muri interina Inyamagabe neza kandi ahunze urugo. Ariko ibyo bihe nabyo mwiteka bikomeye. Ibyo bihe niko yantumye kandi nawe yagutumye ngo tubabwire ngo ibyo bihe. Iri jambo rigeze no mu ngo z'abantu se? Araho ritegereza no mu kazi ryagiye. Iri jambo nindakumirwa. Mana yacu neshi. No mu mirimo y'abantu ryagezeyo. Rirakata no mu kazi k'abantu ngo rirakeba ngo ricyamo yombi ngo iyo rikebye ni inkota ngo rijya ritandukanye inyama n'umusoko ubugingo n'umwuka ikintu cyose kikarikira ukwayo. Imana yacu neshi. Iri jambo riragiye rigeze kuri aba bagabo bari bateruye udukapu. Imana yavuze ngo binjije mu bihe bishya kugira gukundana n'abagore babo bakitana basheri n'abashe. Imana yacu neshi. Ubu se urashaka kubwira abagore bamaze iminsi ku gisuzuguriro batukwa batotezwa bitwa imbura mu maro nk'aho badafite ibitekerezo bitwa ko batunzwe nk'aho bo Imana ntacyo yabageneye bicaje wa mugani itakora imwe bavuga batejo sinzaba ndurimo. Urashaka kubabwira se ko ijambo ry'Imana rivuze ngo bicaze yombi Imana igiye kubagirira neza? Umubwiriza avuze ibyo bihe birahindutse se? Umubwiriza avuze ngo iki? Aravuze ngo ikintu cyose kiri munsi y'ijuru gifite igihe cyacyo. Ariko ngo hari igihe cyo gutabura n'icyo kudoda. Ariko ngo hari igihe cyo kurera n'icyo guseka. Hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Hari igihe cyo kurunda n'igihe cyo kunyanyagiza. Sibyo? Hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Wabyumvishe? Yego nabyo. Ubwo ni ukuvuga ngo muri ribyarutse kuririmba aravuga ngo mubwire abarira be kurira. Ngo mubwire ko gutabarwa kwagize gute kwabonetse. Wakaririmbya ku gakorasi ko nabonye sigoze kuririmba. Mubwire abarira be kurira gutabarwa kwabonetse. Abarira be kurira gutabarwa kurabonetse. Ndashaka kuvugana n'abadamu bari bamaze igihe barira. Ndabwire ngo Imana ivuganye nanjye ngo nimbabwire ngo binjiye mu gihe cyo guseka. Haleluya. Umudamu witwa Hana. Ariko ze ko hari byo. Hana yabaye mu gihe. Ko vuze Hana nkumva ndafashijwe. Yabaye mu gihe mushumba. Umudamu ararira. Arira areba ivure. Arira areba iburyo. Arira yicaye ahantu hose arahari. Arira yubitse inda. Yego. Arira muri position zose zigize gute zishoboka. Ararira yumva ko ahantu hose hataye amarira. Mu cyumba cy'uruganiriro ararira. Arakata mu cy'abana akarira. Mu cy'abashyitsi akarira kuko cyari igihe cyo kugira gute cyo kurira. Kandi cyari igihe cyo kuvuga kuko Penina nawe yarimo kugira gute kuvuga. Ariko igihe cyo kwinjira mu gihe gishya Imana iramubwira ati haguruka. Haleluya. Tembera utambagire. Ugende ugishira. Haleluya. Numara kugerayo ukatakate. Hari umutambyi noherejeyo akwinjize mu bihe. Imana yacu nishimye. Tubona kugira ngo twinjize abantu mu bihe. Aragenda ajya mu rusengero arasenga arakata. Baramureba kuko ari mu bihe by'umubabaro. Umutambyi aramureba. Hari igihe tuba mu bihe abantu bakabona twaraseze nk'ibyo nakubwira kuri kw'Imana. Ese wasista bagira ngo ibyo bavugaga ntabwo ari byari byo. Abantu bakubonaga byararangiye. Buriya niyo upfa bahara bari kuvuga bati turaruhutse n'ubundi ko twari tuzi ko yapfuye se. Nako byari bimeze. Hana ngo ageze mu rusengero igihe cyo kuvuga cyari cyararangiye. Ahubwo anyeganyeze iki iminwa ngo umutambyi aramwitegereza aramureba kuna kata aramureba kuna zenguruka imisengero idasanzwe. Wa mudamu uraruhuka rungana mu gitondo. Umudamu aramubwira ati ntarwa nanyweye kuko igihe si igihe cyo kuvuga ahubwo ni igihe cyo kwinginga Imana kugira ngo dukure mu bihe tugize gute turimo. Aramubwira ati sinasinze nk'uko urimo mbwira ngo nasinze ahubwo aka ni agahinda n'umubabaro bitewe na situation ndimo bitewe n'igihe ndimo
umutambyi aramwitegereza aramubwira tumva niba ari uko bimeze wigendere Imana ikwimure mu gihe cy'umubabaro haleluya igushyire mu gihe cy'umunezero iguhe cy'umutima wawe ushaka Imana ikukure mu byakubabaje kwinjiza mu gihe cyo kunezerwa Samuel amaze kuvuka yinjiye mu bihe by'umunezero ahita abona ko Imana isezeranye igasohoza amaze kumubona aravuga ati iki nicyo nasabaga Uwiteka kwanyinjiza mu bihe bishya nanjye mu bihe nkaba mu bihe byo guheka nk'abandi babyeyi nkaba mu bihe byo kosa nk'abandi babyeyi aravuga ati ubwo mubonye rero nkaba musingiriye ndamugutura abo Uwiteka haleluya byose kuko yari yinjiye mu bihe bishya Imana yacu nishimye Imana ihemba mushumba mfasha tudaciye ku ruhande tubwira abantu abashoje biziritse akagozi mu nda ko Imana iragabura habe igihe cyo kwicwa n'inzara ariko hari igihe cyo kurya umuntu agahaga habe igihe cyo kwambara ubusa ariko hari igihe cyo kwambara umuntu agahinduranya kositimu ugahinduranya karuvati ugahinduranya inkweto ugahinduranya imodoka ariko ibyo ngibyo nta rundi rutoki rushobora kubikora ni yayindi twabanye mu ijambo ryatubwiye ngo niyo noneho mu byahishuwe hari ahantu wavuze unanayisobanura ngo iyicaye kuri ya ntebe niyo yayindi itabana n'abantu itabana n'abantu yayindi idakora nk'abantu niyo yonyine yavuze ngo dore byose ndabihindura bishya imwe Daniyeli yagiye akayibaza ati Mana kureba abantu bose bagiye gupfa abitwaga abanyabwenge bakaba bagiye gupfa none natwe tukaba twashyizwe mu mubare w'abagomba gupfa uremeye dupfane n'abariya bantu Imana irangije imuhereza amakuru aramanuka agenda abwira umwami ibintu yarose amaze kuzirotora aranazisobanura abari bagiye gupfa babaho ibihe by'ubwoba no kwitegura urupfu bari barimo biba bivuyeho baba binjiye mu bihe by'ubuzima barongera bigirira icyizere reka tubwire abantu bari bamaze kwiheba babona ko bitazashoboka tubabwire ngo ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana ije kubikora nimwinjire mu gihe gishya mu izina rya Yesu ushomba karama uzi ko ibintu byacu bihetswe n'igihe nyine uzi ko kuba ndi umushumba uzi ko byari bibitse mu gihe yego uzi ko kuba ndi umuhanuzi w'Imana ndimo guhanura byari bibitse mu gihe uzi ko byari bibitse mu gihe yego noneho mfasha tubwire abantu tubabwire ngo bikangwa n'igihe kuko umunyarwanda yaravuze ngo ibihe ibindi igihe kimwe kijya giparukura ikindi kikaza kikagera gute kigaparika noneho ndashaka guhanurira umuntu wari uri mu bihe bigoye mu bihe bivunanye mu bihe bibabaje mu buryo ubwo ari bwo bwose ndamutangaza iri tangazo ndi imbere y'Imana isumba byose mubwire ngo icyo gihe kiraparukuye hari cy'umunezero kiraje kigize gute kiraparitse igihe cy'ibyishimo kiraje igihe cyo kwakira kiraje Imana yacu nishimye igihe cyo guhembuka kiraje igihe cyo gusubizwamo imbaraga kiraje kuko hari igihe Imana isunitse yigishayo kandi iri jambo ndumva Imana iri kumbwira ngo ntangaze ko rigiye kubyaza ingumba Imana ishimwe cyane iri jambo rigiye kubyaza ni ukuri kw'Imana iri jambo rigiye kubyaza ingumba umuntu uri bwizere iri jambo rirabyaza ingumba umuntu uri bwizere iri jambo agende yongera depose nubwo hahandi bamuhakaniye umuntu uri bwizere iri jambo nasubire ku iseta yongera acuruze nubwo hari hasigayemo amakarito gusa umuntu uri bwizere iri jambo niyongera asubire mu rusengero arongera agire ibihe byiza umuntu uri bwizere iri jambo yitahukana narugumemo hari icyo Imana ije gukora umuntu uri bwizere iri jambo arava mu bihe arinjira mu bindi bihe ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya 43:18 aravuga ngo ibya kera nimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho ngo dore ngiye gukora ikintu gishya ko kigiye kwaduka nimuzakimenya nzaharura inzira mu butayu ntembesha imigezi mu kidaturwa inyamaswa zo mu gasozi ingunzu n'imbuni bizanyubaha uko ntembesha imigezi mu butayu kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije haleluya reka tubwire abantu ngo ibyo bamaze iminsi umva kandi ntibabireke umva kandi shyiramo none maze abanyumva bavuge ngo none ejo ntihazaba hagihari haleluya
urashaka kubwira abantu se none ntihazageze ejo niko ushaka kuvuga? Rega tujya dukangwa n'ubusa tugakangwa n'abaringa none none ibiriho none ibiriho muri iki yego ejo ntihazaba hagihari saa sita n'iminota 59 n'amasegonda 59 none habara harangiye ariko none haradukanga akatubwira ngo ejo turapfuye kandi ejo hatazagera gute hatazahageza nagira ngo nkubwire ngo none higukanga kuko hatazageze ejo oya ongezemo kandi gahishuriro uzi ko none hakubwira ngo ntuzageze ejo kandi none naho hatazageze harahazi mbiza ukana haragukanga ngo mujyane harako jaja uzi ko none ngo urarangiye ejo ntuzaburiho ejo uzapfa kandi none harangije urwaho hatazageze uko abantu bari gukangwa nanone abantu bamaze iminsi bakangwa none harababeshya ntihazageze ejo ibyejo Imana yamaze kubigutegurira mu izina rya Yesu naho noneho hasigaye ubu tugeze ku isaha y'isa 10:53 ntabwo iyi minota 7 ishobora kugama ngo ivuge ngo jewe ngo saa 11 ngo niwe ntabwo byashoboka no saa 10 ngo imbwira saa 10 nkange kuko nayo ntirenza muka irabura iminota ngiye kwinjira saa 11 ariko saa 10 ntihagera ibivuga ngo ibyo saa 10 yambeshye ngo birabantu ngo none ntihagukanga umva mwene Danone ntihagukange ejo ni hazima bya kera wibyibuka witekereza ku makuba y'ejo hashize cyangwa yo mu mwanya hashize harangiye ahubwo izera umugisha uzanywe n'ijambo ry'Imana mu gihe gikurikiyeho mu izina rya Yesu Kristo. Reka mpanurire umuntu Imana ishaka kuvugana nawe hanura impanura mu ijambo warutegereje ko ngira gutya oya hari malariya urwaye se nguratengo ntabwo ntitera genda umuhanuzi mukuru hanura ndi mu ijambo hari abantu Imana yavuganye nabo goma mu mavuta ibabwira ko binjije mu bihe bishya nukuri icyo cyari igihe cyo kuvuga ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi ni igihe cyo gukora haleluya Imana yacu nishimwe muri make iki si igihe cyo kuvuga ni igihe cyo gukora Imana ije gukora okay Yesaya 48 n'umurongo wa 7 Yesaya 48 n'umurongo wa 7 reka mite njyayo ndashaka kuvugana n'umuntu Yesaya 48 7 yego uzi ko havuze haravuze ngo biremwe nonaha si ibya kera kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva kugira ngo utazavuga uti nari mbizi amen umuntu Imana yavuganye nawe ikamubwira ko imwinjije mu bihe bishya icyo cyari igihe cyo kuvuga ariko uyu munsi irantumye irambwiye ngo ibiremye nonaha haleluya yego amen kwinjira mu kazi biremye nonaha hari akazi remye kubyara biremye nonaha hari abana iremye gutambagira amahanga nkuko yabigusezeranije biremye nonaha hari ingendo iremye ibyo nibihe yego kwambara ukaberwa biremye hari imyambaro iremye kuzuza imbaraga z'Imana ugakora mu buryo budasanzwe biremye hari amavuta iremye si ibya kera ni nona kera yaravuze ariko uyu munsi nona hiraremye Imana ishimwe haleluya reka tubwire abantu rero ko bakwiye kwitegura kuko hari ibishya Imana iremye mu izina rya Yesu biryo bagukivuze ikingana n'ikikoze iyivuze no gukora ibigize gute ibikoze niba ari ibihe bishya ni ibihe bishya ariko mushumba wasobanuriye abantu kabambwira ibihe bishya uko bisa ibiranga umuntu uri mu bihe bishya uko umuntu uri mu bihe bishya bameze barirwa babaririza umuntu uri mu bihe bishya nibarebe Hana uko twamuvuze amaze kubyara ageze mu rusengero aririmbye ngo iki hari umugore bita Stella ngira ngo ni Stella waririmbye ngo ngarutse imbere yawe Yesu ngaruho no kugushimira ibyo wankoreye nigiye wa mugore najyaga nzi imbere yawe ndushye kandi ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane nawe ari kuntabara nawe ari kundengera data ndabyibutse ariya madamu wabonye icyo yashakaga yinjiye mu bihe bishya akavuga ngo abisi bose bazanyituhiriwe si Sara se newe aha ni Maria
Elizabeth amaze kubyara Zekariya, amaze kumwitegereza arebye ukuntu bamuzengerezaga bavuga bati uyu mugore baje guca umuryango, amaze kumushyira hasi aravuga ati yewe we dore Uwiteka ibyo akoze mu gihe yandebaga akanyishimira we, dore ibyo akoranye nanjye aranteturuye mu mudugudu mu bihe anyinjije mu bihe muri karitsiye bankombera mugenzi we Sara uzi ijambo yavuze ukagira ngo ni umumama w'imyaka 25 byayo rimwe bivuze utwite inda ya mbere, yaravuze ngo abantu bose bazabyumva bazishimana nanjye ati yinjiye mu bihe bishya. Nuko ko Imana araneze ikiranga ibihe bishya rero, ikiranga ibihe bishya ni ibyishimo kugira ngo nibabigera neza. Ikiranga ibihe bishya ni ukuvaho umunkanyari, ikiranga ibihe bishya ni umunezero, ikiranga ibihe bishya ni ugutangira ugasurana. Wari uzi ko hari igihe umuntu aba mu bihe bimugumisha mu rugo ukumva aho uri bujye uri igitutsi, amajwi akakubwira ko ari aho ujya batakwakira, ukiheza no mu miryango yawe. Ariko ikiranga ibihe bishya ingendo zirafunguka, abantu bakakwihama. Ariko wari uzi ko ibihe bijya bigera no kuri telefone, ugatunga telefone iriho abantu simukadi zaruzuye, ukagira ikibazo cy'ibihumbi 5, wajya ureba uzamura uzamura ukagira ngo nta muntu muziranye. Icyo se igihe, ariko wari uzi ko igihe kijya gitegeka abantu kuguhamagara bati turagukumbuye turagukeneye, wagiye kandi wari uhari. Nimwinjire mu bihe mu izina ryayo, telefone muzishyiremo umuriro, abantu bagiye kubahamagara. Ubu ntiduhanuye bikubira ahantu hamwe kugira ngo tubibahe muri envelope ishyitse bifunge. Ngiye kubifunga gutya, shyira muri kavu. Turimo tuvuga ibihe mama y'Imana, ngiye kubwira abantu batwumva n'abazatwumva ejo n'abazatwumva ejo bundi, kuko ijambo ry'Imana rihora rishyashya. Ndahanuye mu izina rya Yesu, ndambuye iki kiganza mvuga ngo akira impinduka, kuko impinduka zigaragaza ibihe bishya. Haleluya. Akira iki? Impinduka. Umugabo urimo twumva ntiyakira impinduka, umumama urimo twumva akira impinduka, umukobwa urimo twumva akira impinduka, umusore urimo twumva akira impinduka, umusore urimo twumva akira impinduka. Yego, akira impinduka. Umuntu ubabaye akira impinduka, umuntu ufite umutima ushaje akira impinduka, umuntu ushonje akira impinduka, kuko impinduka no guhagarara. Uyu munyantege nke ntiyakira impinduka, umuntu wambaye ubusa yakira impinduka, umuntu yakomeje uryamye akira impinduka. Yesu ngo yigeze gutanga impinduka akoresheje umugabo witwa Petero, ku mugabo witwaga Eneya. Ahubwo no wari umaze imyaka 8 bamusasira mu byakozwe n'intumwa, amugabo 9. Kabona we yarambabaje, ngo yaramaze imyaka 8. Ariko icyo nkundira Yesu ahantu yageze hagaragara impinduka, murinjira mu bihe bishya. Urumva umugabo ngo yari aryamye baterura ukuguru basasa bongera bagarura babirindura. Ariko Petero ahageze, Yesu amukoraho aramubwira ati haguruka wisasire. Uyu niwe turimo tuvuga, niwe Petero ntagitumwa, kuko igihe cye cyararangiye n'igi. Yesu aramubwira ngo haguruka ugende ugire idamira. Reka tubwire abantu ko hari ibisasiro Yesu akuyeho abantu. Yego, hari ibisasiro Yesu abyukijeho abantu. Yego, icyo kisasiro cy'ubushomeri, ariko umuntu aba umushomeri afite degree iriho amanota meza, iriho akazi keza, yakagombye kuba ariho akora muri biro nziza, agasigara atereta ibiraka igihe kikabifata. Reka tubwire abantu ngo nibinjire mu gihe cy'akazi mu izina ryayo. Amen. Umva ndi muntu winjiye mu bihe bishya. Hari umugabo witwa Bartimayo, Timayo. Uramwibuka? Nawe ugiye kumuvuga. Yari umusezi w'impumyi, yabaga hano. Yari umusezi w'impiyo. Asabiriza. Gusega no gusabiriza. Gusega no biziza. Asabiriza. Ari mu bihe byo gusabiriza. Yego, ariko Yesu ahageze. Uwo muntu ndamuzi. Aramuhagurutsa. Sarutomo ndamuzi. Aramubwira ati injira mu bihe bishya. Yongere gusaba uryo wikoreye, uryo ifu wirebeye, wambara umwenda wiguriye. Aramubwira ati icyo gikote wambaye kijugunye hasi, winjire mu bihe bishya. Iyo umuntu yinjiye mu bishya, ati gikote yaragize gute yambaye, yinjiye mu bihe bishya, umwambaro w'incabaro yari yambaye, uwo nguwo uvamo. Mana yacu neza. Ariko suri kujya kure wavuze n'uyu ngo yo muri Yohana 9
Yohana ibice 9 se ntuzi umuntu abigishwa ba Yesu bataramiyeho amuhagaze hejuru bamubaza bati ariko se batangira ati ariko se nkuyo ngo bamutera utugera atari ko sha ubundi nibihe byaha wakoze cyangwa ni nyoko sha wakoze ibyaha bari abahanga rwose dore ni imivumo bagutanze kuzimu bamuvugiraho Yesu ati ko mwahagaze byagenze gute baragira abubwira bati nawe ahangaha wahagarara ahubwo dusobanurire uyu ni icyaha yakoze kugira ngo abafite ibibazo bimeze gutya abe yarize ariko abasabiriza igihumbi kandi yarize kuri uriya rwego igihugu cyarashyizeho amafaranga ngo yigarangize n'iki byose ariko dutubwire ni wakoze ibyaha cyangwa ni ababyeyi be Yesu arabwira ngo nta cyaha yakoze kwari ukugira ngo uyu munsi bikore haleluya kwari ukugira ngo uyu munsi imirimo y'Imana yerekanirwe muri aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa nkamukura mu bihe nkamushyira mu kindi gihe arangije ngo amusiga icyondo ku maso aramubwira ngo manuka mu mazi widumbure arangije ngo azamuka afite amaso mashyashya hari abantu bari bamutaramiye hari abantu bamaze iminsi mu gihe cyo gutaramirwaho waruzi kugera uhari igihe ugera mu kibazo n'abawe bakakuvuga ibya nditaye yavuze ngire mu kibazo abantu ntibakuvugisha iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha kuko benshi baba bifuza kutabivamo ariko Imana igutabaye bati bose bati twagusengeye cyane hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he bakakuvuga ngo ngorerana ngo ni bucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya umva kandi ese Imana iciye urubanza ninde wajya kujurira iramutse irengeye umuntu ninde wamurenganya ese Imana itanze amahoro ninde watera amahane niba se byose bifitwe nayo abantu bo barushywa n'iki abavunwa n'imitwaro batikoreye ntiburuke Imana si umuntu ngo ibeshye kandi ntabwo izigera yicuza Theo arakenewe muri ibi biterane dufite turaza kumushaka turaje tumuhamagare biravuga aje yongera humeke iyi ngiyi yinjiza mu bihe bishya biravuga ngo ni ikinga ntihagire ukingura nirambura ukuboko ntihagire uguhina nitanga amahoro ntihagire utera amahane abantu ntibatuze urumva Imana yacu nta munyangire haleluya Imana yacu nta matiko yewe nta shyari reka nkubwira akantu kamwe kajya kamfasha muri make Yobu yaravuze ngo nkiri mu isi ifashe igihe mu ntambara yego kandi intambara duhura nazo burya inyinshi tuzitezwa n'abantu Satani yinjiriyemo si byose niyo mpamvu akenshi usanga ibyo duhanganye nabyo duhanganye n'ibiri mu muntu abaturoga babara abantu Satani abadutumyeho abadusebya abaza kuduteranya mu mirimo ngo twirukanwe abo bose ariko ndashimira Imana reka nkubwire ishimwe mfite tunarisorezeho kandi buri wese akwiye kugira uzi ko umuntu agenda n'amaguru akajya kugusebya no kuguteranya umuntu agatega igare akajya kugusebya no kuguteranya umuntu agatega moto akajya kugusebya no kuguteranya umuntu agatega imodoka akagusebya akaguteranya wahura n'umuntu mwari inshuti ukabona byahindutse akamesaje ko ubwiza wajyaga uko urukundo wajyaga utegereza noneho ukakabura umuntu agatega n'indege hari n'abatega indege bagiye gusebanya bagiye guteranya abantu ariko ndashimira Imana ko Imana yatuye aho udashobora kugira icyo utega ngo ujye kuyiteranyaho Imana yatuye aho abantu badashobora kugira icyo batega ngo bajye kuyiguteranya niyo mpamvu iki gihe urakinjiramo ndakurahiye iki gihe urakinjiramo ntawe uri buyinjirire ntawe uri buyibwire ngo yibeshye ntawe uri buyibwire ngo Mana ngo muhe miliyoni 5 kubera yuko araya cyangwa se nabi n'igisambo Imana yagennye irayaguhaye umugisha Imana yagennye ku buzima bwawe irawukwinjizamo Imana yagennye kugutuza irahagutuza abana Imana yagennye kuguha irabaguha amavuta Imana yakugeneye irayaguha kandi ngoma Imana yakwicajeho ntawe uzayigukuraho kuko niyo yimika abantu ugariye kwimitse rero hagarara umva kaka yobora kugira ngo abantu bashire ubwoba haleluya sibyo hari n'abajya bavuga ngo twebwe twahawe
ubushobozi ntaho byumvise abagabo baravuga ngo ngewe ngo nakuvuma ngo nakugera gute yego ngo ufite ubushobozi bwo kuvuma ariko iyi Imana yacu irareba ntago yerekwa yaravuze ngo umuvumo w'ubusa ngo nguruka amaze nk'igishwe kitaziye kigira nk'uko igishwe kijarajara hejuru mu kirere nako umuvumo w'ubusa bivuze ngo rero nubwo abantu baba barakuvumye ukavuga ngo navumwe n'umuntu ukomeye ngo bimeze gutya ubwo bukaba bwarakoreshe hagaze mu mbaraga z'Imana ndakubwira ngo umuvumo utayana izina rya Yesu igishwe kigaragara kitaza aho kijya aho bwinjira mu bihe bishya umuvumo se yakuvumye ufite ububasha umuvumo nyoko yakuvumye umuvumo nyogosenge yakuvumye umuvumo umushumba wawe yakuvumye muri kamere umuvumo mukiza amazi injira mu bihe bishya mu izina Yesu. Imana ihembazwe. Reka tubwire abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, abasaza n'abakecuru, abayobozi n'abayoborwa, abakijijwe n'abatarakizwa ngo buri wese witeguye guhindurirwa amateka n'iri jambo rirabikora. Udukurikiye kuri iyi televiziyo utarakizwa, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Ikiganiro n'ubuzima bufite icyerekezo, kandi wumvise ko Imana iteruye abantu ibashyira mu cyerekezo, ariko abantu buvuganye nabo nabaziranye nayo. Nta kundi rero wamenyana nayo nuko wasubiramo aya magambo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, hanyuma ukiyuzuza n'Imana, ukaba mu mahoro, ukinjira mu bihe bishya. Subiramo ngo mwami Yesu, numvise ijambo ryawe kandi rinkoze ku mutima, ndaguhindukiriye, ndakwizeye, mbera umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Nkura mu gitabo cyo kurimbuka, nyandika mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzahamagara amazina y'abera, nanjye nzumva izina ryanjye nitabe, mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niwizeza umutima ukatuza akanwa ko Kristo Imana yamuzuye mu bapfuye uzaba ukijijwe. Wowe usubiyemo aya magambo kandi ukaba wizeye, urakijijwe. Imana ikugire neza, ubaye icyaremwe gishya. Gerageza kwegera urusengero mwegeranye, hanyuma usenge, wigire umubatizo, uzababwire ko wakiriye agakiza kuri televiziyo, hanyuma ubegere bagufashe. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Tuganye ku musozo w'ikiganiro. Ejo kuwa gatanu turaba turi aho ngaho ku Muyumbu Imurehe mu itorero ry'inkuru nziza rwose, guhera saa 3 ndaba ndi ku rusengero, kandi ndaba ndi kwakira abantu bashaka kubonana nanjye kugira ngo tugire ibiziriko tubanza gushwanyaguza. Iteraniro ritangira saa 3 zuzuye rigasoza saa 10, ariko muri ayo masaha ya mu gitondo guhera saa 3 kugeza saa 4 n'igice mba ndiho nakira abantu bashaka kubonana nanjye muri biro, kugira ngo tugire imigozi tubanza gushwanyaguza. Cyangwa se ufite icyifuzo wifuza kungezaho, cyangwa se ari namugisha nk'umushumba, nyamuneka uzinduke uze tubonane kuwa gatandatu. Mana we, Abanyakigali mwese duhurire Kimisagara ku itorero ry'inkuru nziza, uzamutse kuri nationali urenze kuri ADPR ku ikorosi rikurikiraho, aho ngaho niho itorero ry'inkuru nziza riri. Haruguru ya ADPR yo Mukove hari amasengesho, hari ibiterane biryoshya, abantu bariho baruzura mu nzu n'imbere y'umuryango. Ejo nahoze ndeba ishusho y'ikaperi nawo muyibereye ku nkuru nziza Kimisagara. Imana bagirire neza mu izina rya Yesu. Ni kuwa gatandatu guhera saa 3 kugeza ku isaha ya saa 11 tuzaba duhari. Imana iriho idufasha, idukoresha kugira ngo tukwinjize mu buzima bushya, tukwinjize mu bihe bishya. Telefone ni 078 3 04 991. Peter, wabwira abantu telefone yawe kugira ngo bajye baguhamagara, ubagire inama, abandi ubafashe kubasengera nk'umushumba. Tubahe telefone, hanyuma tubahe na adresse. Yego. Dusengera Kabeza, umanutse ku rusengero rw'Abadive. Hanyuma kuwa gatanu tuba turi mu mugoroba wo kuramya no guhimbaza. Kuwa gatatu dutangira saa 11 tugasoza saa 1 n'igice. Hanyuma kuwa gatatu dutangira saa 3 tugasoza saa 10. Hanyuma
ku cyumweru dutangira saa 2:30 tugasoza saa 4:30 iteraniro rya mbere, irya kabiri tukaritangira saa 5 tugasoza saa 7:30. Ni karibu rero, muze tubasengere, muze tubinjize mu bihe bishya, muze tubagire inama, kuko izo mpano Imana zidushyizemo turazifite. Twaganiriye namwe, twabahaye ubuhamya, hari n'ubundi tubabikiye. Telefone yanjye rero ni 0788 68 4744, 0788 68 4744. wahamagara, wakwandika kuri WhatsApp. Imana ibaha umugisha. Uwiteka abaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Imana turagushimiye cyane kubw'uko wadukoresheje kandi uganiriye n'abantu bawe. Iri jambo turarisengeye kugira ngo umuntu wese uryizeye rimusohoreho kandi rwose yinjire mu bihe bishya. Abari mu bihe bibabaje ubinjize mu bihe bishimishije, abari mu bihe by'inzitane ubinjize mu bihe bihobohora ubuzima bwabo. Urakoze abakiriye agakiza n'abandi bose bakwizeye, buri wese amateka ye abe mashya. Urakoze Mwami ko byumvise kandi ukaba bishohoje. Ukiza abarwayi, ubinjize mu bihe by'ubuzima. Umuntu wese uri mu makuba, mu ngorane, umuntu wese abari muri buri wese Nyiringabo Imana uri ahantu aboheye, uri ufite iminyururu imuboshye, umuntu wese uri ahantu adashobora kwikura kandi biri ngombwa ko ahava, umuntu wese ufite umutima utanezerewe bitewe n'ibihe, ijambo ryawe rimukure muri ibyo bihe, rimwinjize mu bihe bishya. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Naho kuwa 4 w'igitaha saa 10. Shalom, shalom, shalom. Bye, bye.